uko mpungiza ubwo ndimo ndabazezenge ubwo ndimo ndahungiza ubwonko bwo buratokombera ndahungiza umva nagiye kumva numva mu masegonda make numva namaze guhinduka mu mutwe sasa none batangiye kunyobora neza uko bumva bishaka aho niho batangiye banyobora ya safuriya nkipfundura n'umwotsi mwinshi mbona serikeyi mbona inyama z'ubutumbu zizingazinze mbona n'inote ya 500 ngo niyo banzingiyemo ngo ntazabona amafaranga ubwo abazimu barambwira ati ati uwageze aha yakize ati ikintu rero ugiye gukora nta gukize ati tugiye kukubwira ibyo ugomba gukora barambaje ati izo nka uzajya kuzicira cyangwa tuzohereza umuntu wacu ndababwira mu izina rya Yesu giye nago najya mwirimbi kuko irimbiri barifukuye barita bazajya gushingura umuntu nkejo hari ahantu hakorerwa amarorerwa akomeye cyane abantu batari babizi babimenye buriya Pst Antoine buriya agira Satani we ariko Satani uri ikigwa ry'ipu Satani nimbwa ureke babwiye Satani nimbwa itagira amenyo ntazabakange wa mupfumu wabo ati kuba mu mashyi ati miliyoni 600 ati barazikwemereye nkoma mu mashyi ndayakubita we maze kuyakubita bazimu na bati yego sha atega hu ati amafaranga turayaguhaye rwose kumbe nyuma y'amafaranga hari condition zikomeye arizo zazindi bavuga ku gikuzimu ubwo ni miliyoni 2,34 bajugunye muri iyo sanduku nasanze bayiteguye ariko bantuma n'igitambaro cya popeline cyumweru bantuma na buje bantumye na nuza na parufe buri ikintu bita parufe mujye mukirinda zana akaguru ndakarabye amaboko nakarabye bamenyemo imitina bya bitaka bimenyemo bamaze kubimenamo bateretse kumba baramwe ngo ni impungiza kumba uko mpungiza ni kubwonko buguruka uko mpungiza ubwo ndimo ndabazezenge ubwo ndimo ndahungiza ubwonko bwo buratokombera ndahungiza umva nagiye kumva numva mu masegonda make numva namaze guhinduka mu mutwe sasa none batangiye kunyobora neza uko bumva bishaka aho niho batangiye banyobora kuko amazi yaratogose amaze gutogota baramwe ngo ninterura isafuriya nyiterura kumbabura nyitereka hariye amwe ati pfundura Yesu abamwe narapfunduye ngiye kwambona harimo serikeyi muri safuriya iserikeyi mu isafuriya yawe wizaniye ntago yanjye rero bakoresheje yanjye ntago bayikoresheje bakoresheje indi kuko byo ndabyibuka bakoresheje indi none harangije ya safuriya nkipfundura n'umwotsi mwinshi mbona serikeyi mbona inyama z'ubutumbu zizingazinze mbona n'inote ya 500 ngo niyo banzingiyemo ngo ntazabona amafaranga urumva serikeyi yapfundutse urabyireberamo cyangwa kandi ari nge wayipfunduye urumva ni sanduku ariko urumva ikwiriyemo aho ngaho igaragaza ko nari nararozwe mu nda yanjye harimo ibintu bandoze kandi bandogiye muri ubwo butaka naguze urumva ariko ahantu nabyemereye byamfatiye urumva ahantu nafatiwe nemera neza ko ari ibyo koko nuko umunsi nubakaginza aho ngaho abo bantu twaguze bampaye barampamagaye ngo ninze mu rugo ndagenda bangabura inyama ubutumbu barazingaburira okay nsobanura gatoya ubutumbu ni iki ubutumbu ni urabona ni inyama zo mu nda bazengurukirizaho amara urabona amara igifu rakibona bazita zingaro okay ni zingaro buriya ni nka zingaro kuko ni inyama batogosa bazengurukirizaho biriya bintu yego ndazizi nizo butumbu rero noneho bagipfundura mita mbona bya bintu mbona yewe mita ndarira ndavuga mana we nyivuga ngo mana ngumva sha ubwo ihembe riba ritangiye kuvuga kuko abadayimoni bazamukira mu ihembe noneho ngiyewe urumva bari baramaze kungira nk'inshuti yabo buri Imana nayo iriyoberanya kugira ngo Satani abashe ibyo byose kugaragara kuko ntekereza ko ari Imana yantumye ngo mbanze ngere hariya ndebe uko bimeze noneho nze mbivuge
buri muntu wese batwara kuko nge ntago nge nijyanye nge narashutswe noneho nyimara kubona bwa butumbu nararize ndavuga ba bantu nuko bandoze we ibi ni ibiki nitera hejuru bamate mbashati wageza aha ngaha abazimu baravuga mwana inshuti yanjye baravuga uvuganye n'abasimu urabumva ko bavuganye nabo umva bubwabo barakubwira ngo twebwe turi mu yindi si ya kabiri atariko nubwo turi mu yindi si ibyo ni ibintu bavugaga warabyumviye kandi twaravuganaga ngo ntore wabaye nkabo cyo wari umwe muri bo ntago wabaye nkabo wowe wari we ni ukuvuga ngo nge nayo nkiri mu nzira urabona umwana wigira kubatizwa arabanza kwiga yamara kwiga nyuma yo kwiga akabatizwa nanjye nari ngeze mu gihe cyiza cyo kuba nabatizwa rero ubwo noneho birangiye ubwo wa wundi wanjyanye yanshese byarangiye ni ukuvuga ngo namaze kubona bya bindi maze kubibona nawe ababara nkanjye anyeka ko nawe ababaye urumva abati bari barakwishe ikintu cyambe bamwe bashagaho ati uwo muhungu wacu kuzanye atuzamushimira ati warupfuye atahubwo ati ikintu kigiye kubura kizi ati hari abantu hagurisha ati ko barahagutegeye ndavuga ye ndavuga ariko nubundi ndashaka kuhagurisha barambwira ati ikindi tugiye kubwira ati bagutegeye mu nka 3 ati zinizo bagutambyeho ibitambo izo nka wowe urazizi barazikubwiye mvuye murazifite kandi abantanzemo ibitambo ariko nuko wenda atari cyo kiganiro turimo cyangwa atari bwo buhamya ndimo gutanga kuko nigeze gushakaho umugore wenda bizaza mu kindi mu bundi buhamya noneho umugore tuza kubana ariko nawe tubana nawe sinzi ukuntu byagenze ubwo byitambitsemo ariko so impamvu nari nkubwiye gutyo nahise ntekereza ko izo nka kubera ko umugore twabanaga twatandukanye nawe akangira mu bintu byo kundoga kuko ariko naje no kugirwa umugisha nabyita umugisha turatandukana no mu mategeko byararangiye ndashimira Imana ko byarangiye ko byari urugendo rukomeye cyane ari nayo mpamvu mu buhamya nzatanga uzakurikiraho n'ubuhamya bujyanye n'imishakire cyangwa se n'impuguro y'urubyiruko rw'iki gihe uburyo abantu bashaka batabanje kubaza Imana uburyo abantu bashaka batabanje kwicara ngo baganire n'Imana bayibwire imishinga bafite kuko Imana uyigezaho umushinga ikabanza ikawukwigira neza ikavuga ati go ahead umushinga wawe ndawemeye kandi dore uzawukwana n'uyu muntu uyu niwe mumugisha hagiye twitiranya abantu noneho bakimara kubimbwira izo nka bakimara kumbwira izo nka navuze ndatekereza wasanga ari wa mugore wandoze yari ufite umugore ujya ikuzimu wari ufite umugore yari yaragiye dukomeze nta yari yaragiye yamaze n'imyaka 3 ariko umva nayo nkifite igikomere cye ko buriya gushaka umugore mukamana amezi 3 ntago ari ikintu ni ikibazo gikomeye cyane ubwo noneho ndangije ndavuga uyu mugore birashoboka ko ari we ndaze se izo nka 3 meze biti abata ariko izo nka 3 wenda sori gatoya ntago ari yo topic turiho ariko ndibuka ko tujya gushakana hari inka zabanje gupfa iwabo najya kumva ngumva imwe yapfuye umva indi yapfuye ibyo byo birashoboka ko bari Satani agira imbaraga ariko ntago arusha Uwiteka Imana ndavuga se Imana yanjye bandogeye mu nka 3 nizo bana yanjye ibitambo ubwo abazimu barambwira ati uwageze ahaba yakize ati ikintu rero ugiye gukora ntago ukize ati tugiye kukubwira ibyo ugomba gukora ati ugomba gushaka 600 ati nk'imwe yaguraga 200 indi igura 200 indi igura 200 ati urumva atari 600 ati sawa tayari wabanyatse 50 bya mbere ati nibyo ngomba kubanza guhereza uwo mukozi wabo ku isi wakira abakiriya babo sibyo mba ndabimuhaye haceho iminsi babarambwira ati ubwo abanje bankizayo nari mfite ya mbere bamaze kuyankiza agera mu 100 na
ariko ubwo bya bintu bambwiye ati ibi bintu iyo bitinze biranuka ati kandi bigomba kujugunywa mu irimbi ati irimbi ahantu bigomba kujugunywa niho hazicirwa za nk'eshatu ati kandi ati nutazica wowe ati wowe uzajya kuziyicira barambaje ati izo nka uzajya kuzicira cyangwa tuzohereza umuntu wacu ndababwira mu izina rya Yesu giye nago najya mu irimbi izina rya Yesu uri mu bazimu navuze aya nago navuze mu izina rya Yesu ntago narivuze rwose naba ngiye kubeshya Uwiteka Mana ntago nakubeshya urumva ndava oya nge ntago najya mu irimbi muzigireyo tayari condition ya mbere ndimo ndagenda nyisiba ambwa ata ati niba utazajya tuzohereza y'umuhungu wacu ati umuhungu wacu rero aturashaka ibyo 600 ati ubizane hanyuma tujye kugura za nka atazaziterera icuma ahantu hameze gutya na gutyo ubwo ni kabazimu bavugaga atazaziterera icuma ahantu hameze gutya mu irimbi urabona kuko irimbi riba rifukuye bazajya gushyingura umuntu nk'ejo hari ahantu hakorerwa amarorerwa akomeye cyane abantu batari babizi babimenye amarorerwa mbere yakorera mbere y'uko uriya muntu ashyingurwa dayimoni abanza kuhakora imihango ye kandi abantu benshi baba barinze amarimbi none abantu barinze amarimbi eze haguze ibintu bamuvuga mutabizi none se imyuka mibi urayirinda none se ubundi umuntu urinze irimbi we ni muzima ndabizi se umuntu urinze irimbi we urumva ari muzima ntago umuntu urinze irimbi nawe ari muzima nawe afite ibimurimo ese ubundi umuntu urinze irimbi ni muntu ki uricukura ni uririnda se ese umuntu urinze irimbi undi aririnze kugira ngo bigende bite ko nta kintu wakwibamo se none se ari gishyiguramo umuntu ufite ukinga nk'umumvi henze bikaba ngombwa ko iyo mvumo nashaka kugira akayicukura uriya muntu n'icyo kinamaze ariya makaro bazayakuraho ariko Mana yo mu ijuru kandi ibi bintu mureke mbabwire kandi Imana igiye gukora agashya nimubona Imana ikoza agashya nimuzavuye ngo nge narahanuye kuko ngiyewe gusa nemera ubuhanuzi ariko hari ibintu abantu dukora buriya Pst RUTAYISIRE Antoine buriya agira inyigisho nziza uriya mubyeyi Imana izamuha ijuru kuko arigisha akagera hahandi asa n'imitima y'abantu rwose n'ahari abyumvi wa mubyeyi Imana izaguha ijuru igihe izabona ko usoje imirimo yawe kuri iyi si izaguha ijuru rwose kuko buri muntu wese wumvishe icyigisho cye kiramusana urabona ari ijambo yigishije ku cyumweru avuga mu kuzuka kwa Yesu n'uburyo bagiye kumuramya kandi yazutse bakajya kuramya igituro kandi Yesu ari muzima ni ukuvuga ngo uriya muntu wagiye n'ikideshi bitewe n'uburyo yitwaye ku isi erega umuntu n'uyu mwuka duhumeka sibyo ubu aka kanya bagufunze iminota 5 yonyine gusa ubwo twatimo tuvuga uburyo satani nyine majize zose azikorera mu irimbi akazikorera no mu nyanja noneho barambwiye ati izo nka biriya bintu bazabanza babijugunye he muri rya kwa kundi bacukura imva bamara gucukura bagategeza kuzashyingura ati azagenda bijugunye aho ngaho abijugunye muri iryo rimbi ricukuye ariko ritarashyingurwamo ati namara kubijugunyamo za nka zazishorera zigenda zicireyo ntumbaze uko zazijyana nge ntabyo nzi ntabyo nzishaka no kubimenya uko zaziye uko yazijyanye narayabahaye ariko uko yazijyanye simbizi noneho arangije arambwira ati barambwira ati hataye amafaranga nuko yashaka ati ibi bintu kuko ati birabyimba ati kandi biramutse bibyimbye ati byateza ikibazo ndababwira rero mureke mbabwire nta mafaranga mfite ahantu narinje n'umuntu nshaka kugurisha hari ahantu ngira ngo mu muti wo kuhagurisha
none mumbwe ko bahandogeye rero mwe muhagurishe ayo nzakuramo nzabahereza yanyu urumva mayindi ndacyayifite amafaranga yuko ngomba gukuraho yo kwivuza nkasigarana yanjye sibyo Satani avuga ati cya kintu kiracyari kizima reka tuze no tugihubike burundu ubwo bankubise umuti wa mbere wo kujya kugurisha avuga ati uyu muti ugiye kuwutwara ujugunya ahangaha ati mu minsi ngaha abakiriya baraza numvaga ko nta yindi mana ibaho keretse abo badayimoni numva ko nta yindi mana ibaho numvaga nta mana numvaga nta undi muntu wanashobora ndavuga se mana nako ndababwira reke sawa umuti barawumaye ndagiye mujugunyeyo naye ntangiye kujyayo nk'umuntu wihisha ndagenda nkinjira ahantu heza cyane hari na korutire nziza cyane ariko buriya nubona ubutunzi udahawe na Yesu utagira ngo uri mu buzima bwiza no uzaba mu nzu nziza ariko ntuzaryama ngo usinzire inoze zizagutera uzajya kumva wumva ibintu hejuru y'inzu uzajya kumva wumva amajwi arimo arakuvugiramo bitewe naho wakuye bwa butunzi dutandukanye ubutunzi bw'isi n'ubutunzi bw'ijuru dutandukanye ibya Yesu n'ibya Satani kuko Satani warashaka kurimbura araza akagushuka akakwereka akaguhaye ariko uburyo aguhayemo namara kuguhaga azabanza bitwike ibi byose mubona bishya mu mujyi wa Kigali ntago ari uko abenjeni abantu abatekinisiye bestara amatsinga y'amashanyarazi batabizi oya hari ibitambo byavugiye muri ayo mazu Satani araza akakubwira ati iyi nzu igomba kugishya buri mwaka ntabwo amafaranga yo kubaka indi kandi uyafite yarayaguhaye Satani arayatanga da arayatanga ubwo noneho birangiye umugabo arambwira ati twara uyu muti ubwo bumva abazimu baramubwiye ati mva sha ati ako gahungu gahereza iyo miti kagende kayijugunye hariya ati mu minsi 3 ati mu minsi 3 atarabagurishije ubwo ikindimo nukugurisha mita nzana amafaranga y'abandi kugira ngo nkire ubuzima buraryoha buriya kamubwire n'impamvu Satani afata umuntu akamukoroneza nuko umuntu atinya gupfa ariko buriya umuntu utinya gupfa ni umuntu utari muri Yesu umuntu utari muri Yesu ntagapfa nako umuntu utari muri Yesu atinya urupfu ariko umuntu uri muri Yesu umuntu wiyimitse Yesu mu mutima we umuntu wamenye ko hari data wa twese wohereje umwana we kugira ngo adupfire mu buryo bw'umwuka n'umubiri buriya Yesu adupfira yadupfire mu buryo bw'umwuka n'umubiri kuko urumva yapfuye mu mwuka ababajwe amaraso yarameneka amaze kumeneka icyabayeho nyuma nuko umubiri we washenjaguwe ugashyingurwa nubwo buryo nanjye Satani yari yamfashe rero noneho sasa ubwo ndagiye imiti nyishyizeyo kugurisha biranze nabahamagara se ko ibintu byanze ko mbona abakiriya bahagaza urumva hari hano Rugende abakiriya kandi ubwo bagomba guturuka mu nce za Kabuga n'ahandi mande zose baje kugera Rugende bakavuga ngo hari ani kuri ndavuga ati abantu barahagera bakavuga ko ari kurerega abate atigaruka tuguhundi muti subirayo bampaye undi muti barambwira ati nyuma y'iminsi 3 n'irindwi urabugurishije sha reka mubwize ukuri muri iyo minsi bavuze byarabaye waragurishije amafaranga washakaga yose umva nkubwire muri iyo minsi barambwiye ati we gurisha numara kugurisha uzana amafaranga yacu tujya gushyingura ibyo bintu bahita bambwira ngo bajya kubishyingurira ngo ku musozi ngo wahera ngo niba ari hano ugiye kugera Intunga ni he Gasabo oya Imusha
ngo aho ngaho niho bajya kubishingurira. Ubwo amafaranga nagiye kumva numva abakiriya baraje, umukobwa aranyihamagarira, nabyumva ariko nawe Uwiteka Imana azaca inzira agenda agarura abantu bose abazane, kubera Satani ntago yaguhuza n'abatarabi, ntago bishoboka. Ukeka ko wakuguriye aho hantu ari umukozi wa Satani nawe? Nabo urumva Satani buriya ntago yakurura umuntu, ntago yakohereza umuntu mudahuje. Okay, dukomeze nayo. Ni ukuvuga ngo Satani w'ikintu akora aguhuza nawe na abandi bumva ko ibibazo biri buze gukemuka. Ntago yafata Satani gakura umuntu mu nzu y'Imana cyangwa kuri umuntu muri Yesu cyangwa kuri umuntu mu Mana ngamuzana ze kumpuza nanjye urimo igikoresho cye. Oya, ntago byashoboka. Urumva icyo gihe nakweraga Satani yagomba kumpuza n'iki n'abamukorera n'ubundi kugira ngo bakemure ikibazo. None ubwo birangiye wa wundi wanjyanye y'umwe wanshese ngiye kumva numva arampamagaye ati rero ati muganga arampamagaye atarambwiye ngo hakenewe oya mbere yaho urumva hatinze kuboneka umuguzi kukana kari kanyisobyemo. Wa wundi arampamagara arambwiye ati rega ati ndabona ko ibibazo by'amafaranga byabaye ibibazo atariko ati hari ati biriya bintu ati birimo birabyimba cyane, ati birimo birabyimba, ati bansabye intama ati kugira ngo tubimenere amaraso ati hanyuma tubibyimbuke. Ndavuga se ndayakura ubwo nifite 25 kuri telefone mba ndamwoherereje, arambwira ngo intama agiye kuyigura kuruhuha. Uwe Satani we, ariko Satani uri ikigwari gipu. Satani nimbwa, ureke mbabwiye Satani nimbwa itagira amenyo ntazabakange. Noneho ubwo twari tugeze mu kugurisha, ndumva ntibeshye sinzi. Warigeze mu ntama bagiye aha mu ntama. Intama yambwiye ati bayiguze banayibagiye ngo bagiye kuyibagira mu irimbi, ngo bayibagiye mu irimbi. Urumva nayo urumva bayigomba kwijyana mu irimbi ko n'abazimu bagomba kuyisanga. Intama arambwiye ati twayibaze nta kibazo ati byabyimbutse. Nje sinajyaga yubwo icyo gihe. Urumva wa mwagenti Emara bagirayo aho shaka. We ibikomeye barabimutumaga akabimbwira, nje mwohereza amafaranga. None ndangije barambwira ati twabaze, ndabwe se ari ahantu hazagurishwa hate. Ubwo birangiye arambwira ati rero bambwiye ko hakenewe ngo inzoga, urumva inzoga nini. Ndabaza se ni inzoga ko bajyaga abantu mani inzoga bakambwira ngo bakeneye ngo inzoga, buriya abantu bamwe inzoga Mana yo mwijuru, Imana rwose ibirebe. Buri inzoga zikwerwamo ibintu byinshi. Buriya bamaze kunywa inzoga uzareba umuntu usambana, umuntu unywa inzoga ntatana n'ubusambanyi. Kandi niba ari ikintu cya mbere Imana yanga urunuka mu buzima, ubusambanyi ni icyaha cy'ubwicanyi bukorerwa mu mubiri. Kandi n'ikintu cya mbere nakubwira Imana yagomeje kundindika ikamba hafi nuko muri ibyo bintu byose nifite uburenganzira bwo kuba nasambana, ko nahuye n'ibigeragezo by'abantu bashobora kunjyana muri ibyo bintu. Ariko Imana ijya kumbwira ambwiye ngo n'impamvu nkurindiye kutigeze ukora ubusambanyi bwo mu mubiri nakubwicanyi bwo mu mubiri, mpita numva ko ari ubusambanyi nyine. Noneho bansabye inzoga ngo n'igikamba kitabi, nohereza uwo mugabo amafaranga. Ariko mbere yo kuyamwohereza njya mu mujyi gushaka amafaranga. Hari akabanke kamwe mbitsamo, ndetse ko ntazongera ukabitsamo. Ahantu hose nagize hagendaga hamuza no gukora no kunyura muri izo nzira hose narafunze. Ndi mu zindi nzira ubu ngubu, ni ukuvuga ngo Uwiteka nambwiye ngo nyereka inzira ngomba kunyuramo, kuko iriya nanyurozemo yari inzira y'ubuyobe. Aho nabitse amafaranga yose y'isi byari ubuyobe, aho navuganye n'abantu batari ngombwa byari ubuyobe. Uwiteka rero nyereka inzira yawe. Ariko ndashimira Uwiteka ko yanciriye inzira, kunyereka agakiza konyine birahagije.
iyo niyo nzira yonyine. Noneho ndangije barambwira ati nyohereza amafaranga 11,000 ngo ndagura konyage nini. Ati ndagura konyage nini, nimara kuyigura ngure n'igikamba. Ati nimara kugigura ndahita ntega ngeyo. Ibaze nawe umuntu atuye Nyamata arakwitangiye. Ako umuntu murabyumva. Ibaze umuntu atuye Nyamata, avuye Nyamata atwaye ya nzoga, atwaye igikamba, agiye Rugende. Mwa murabyumva ibyo bintu ariko agiye Rugende kujya guterekera kugira ngo abaguzi baboneke. Ubwo ndi hehe njya mu mujyi njya gushaka ya mafaranga. Mwoheza amafaranga 11,000 mba nkubitanye n'umwana nawe ntavuze izina yabaye iwanjye aza kuhava amaze kuba kugira icya kongeye kuvana kerana sengiye kubabeshya ntago nigeze mba umukene. Natunze amafaranga pe, ntago natunze menshi nk'aba miliyoneri, ariko ayo kuba nagaragara mu muhanda nkagenda bakavuga ngo dore boss narayatunze. Ariko boss kwisanga nta kintu amaze. Uyu munsi yo mfashe Bibiliya nkayigendana nubwo hano ntayizanye. Imana imbabare ndumva ngeza ngaha murabizi ko navuze ngo Satani yandiganyije Bibiliya yanjye, ariko ntago Bibiliya icyambere ni ijambo, kandi ijambo turaryemera, ariko Bibiliya hiri naho Bibiliya yangira hari ni inkota yanjye ndayizi. Urumva ubwo nifashije ya telefone nyine mu ijambo, ariko Imana imbabarire Satani nazongeye kundiganya Bibiliya. Kuko Bibiliya buriya nicyo kintu niyo ntwaro ya mbere. Niyo ntwaro ya mbere buriya yo kunesha Satani. Noneho umugabo yaragiye agiye guterekera. Amaze guterekera ubwo wa mwana akorera ahantu mu mujyi, sinena nahazi n'ubwa mbere ari ngiye, ariko nkabona mwohereje ifoto yiwanje ko muri guma mu rugo nabagayo. Mba nari mwohereje ifoto, mwohereza ifoto uko hameze n'ubustani n'iki. Maze kuba mwohereza umwana ambwe atereka nze ngushakira abakiriya. Umunsi wa mbere waciyeho, uwa kabiri, uwa gatatu nagiye kumva numva umukobwa arampamagaye. Umukobwa arambwira ati ataro ati hari umuntu wampaye nimero yawe atufite ahantu ho kugurisha. Ndabwira ati cyane rwose. Ati rero ati nagira ngo duhure ngende marebe. Nawe nta kibazo. Ariko ubwo abadayimoni bari baraneje kunywa inzoga. Ntago bankontroraga ntanyweye inzoga. Nukuvuga ngo nabaga ntanyweye inzoga ntibimfate. Abazimu ntibanamamagaye. Na telefone yanjye barayihamagaraga. Bakamaga nkumva amajwi aravuze, nkumva amajwi avuze ari menshi. Nkumva basanga bavuga basaza, nkumva bavuga nk'abakecuru bakambwira ati turimo turakora inama ikuzimu, ati y'ukuntu ati tugiye gukemura ibibazo byawe, ati sinzi Yesu wabambwe. Umva man cyokora man uhabwa ikiwe warakoze n'ukuri. Umva reka mbabwire iyi se turi hiranduye. Noneho abazimu bohereje uwo umukobwa araje ari nimugoroba, fata taxi voiture ndana yishyura turagenda. Umukobwa arahareba, amaze kuhareba arahashima, amaze kuhashima aranahafotora yehereza bene wabo. Bene wabo barashima, ndabwo ati muri ama miliyoni hano hari afite agaciro nka miliyoni 12. Kubera ko nashaka gukira nari ndwaye kandi bambwira ngo ibintu birabyimba, ejo batazanye bakanuma indi nama mumenye muzizane mitambaranda baranavuga ati okay miliyoni 4 ndakuramo 500 kuko ni namaze kubaha 100 ndakuramo 500 nimara gukuramo 500 asigaye 3,500 zisigaye ndazikuramo igikorwa cyanjye. Satani ntagashaka ko nkora igikorwa muri bya bintu, ashaka amafaranga yose nkuye mahita yatwara. Ahubwo ampaye urumva. Ubwo noneho ndangije amafaranga haciyeho iminsi ngahe barampamaga ati ngwino tujye kukwishyura. Ndagenda amafaranga barayampaye miliyoni 4. Umva nta n'ibintu byinshi bure kuntu Satani agira imbaraga, ariko imbaraga agira nundi azigira ku banyantege nke. Noneho baraguze
bamaze kugura ariko ubwo umupfumu akampamagara ubwo turi ku murenge wa Rusororo Rudasingwa bigeze hehe nabwiye bigiye kurangira rwose muganga namwitaga muganga atahata abakurambere bemo barambwira ngo bigiye kurangira ati ariko ukirangiza amafaranga ukiyafata mu ntoki uze nta n'ikintu na kimwe unyweye niyo waba n'amazi ntunarye icyo kizamini uracyumva afashe amafaranga urumva icyo kizamini wagishobora ariko ja Prasi ntago wakibasha ahubwo narya avance mbere yuko nakwishyura umva Prasi ntago wakibasha icyo kizamini ukibashije noneho birangiye urumva umupfumu yabaye condition babandi utinya ahantu bagiye kugura urabizi urabanza ukareba ibyangombwa cyo kora wenda kuko nge ntarakoze imitation habayeho guhamagara abantu twaguze kugira ngo baze bemeze ko ahantu hari ahange noneho ngiye bagiye kuhagurisha bakaba bazabakorera imitation ndangije banyiri aho twaguze aho ngaho baraza nta kureba ngo hari amadeni nanjye ntabyo narinzi gusa cyo nibuka nuko umugabo namubwiye ngo najye kudekarara arebe niba hari aragiye mu miturire nyuma yaho ngiye nabwiye atari ko mwambabariye niba mufite ikibazo mumesha tunamagana 8 hasigare 100 muzaba mwakoze imitation munaza kumvana Imana ari gitangaza nje ninjye ubibwire kandi babasha kuyama yose ho murabyumva noneho barateye ati nta kibazo babamasha tunamagana 8 utejyana ku mupfumu kandi umva se buretse ndababwira bamaze kuyama tunamagana 8 umupfumu ati ntiwibeshye ngo uryo n'igiceri cy'icumi wumva Imana ukuntu ari igitangaza buri Uwiteka Mana ndagushimira ko wanyoboye mu nzira yose nanyuzemo yari ikomeye mu nzira y'amahwa mu nzira y'inzitane mu nzira y'umuriro Mana ndagushimira noneho ndangije ubwo turaza ubwo urumva inyandiko twayikoreye Kabuga tumaze kuyikora umwe abwira mugenzi ati genda uzana amafaranga kuri banki umwe afata moto twe turi muri taxi voiture turaza tugeze ahantu ati nago ndi bunye ku muhanda ujya kuri free zone ati kubera ko haba hari abapolisi bashaka kumfata kandi mfite amadeni nabwo ati tuzamucyara agahanda kazamukamo ahantu ku rusengero rwa Vivante aho Vivante yimukiye turazamukira dusanga bakata bajya kwa haje unyuze mu gahanda ko haruguru tuba duhagaze ahantu umuntu twari turi kumwe bati ndashaka kujya kwihagarika kumba aho ni Imana igiye kujya gute kwigaragariza ahubwo turaho turamutegereje arambwiye ati njewe reka nihagarike yari umudamu aramanuka ajya ahantu mu kabari umudamu hageze asanga hari boyiri iryoshye kubi noneho ubwo urumva ntagaze ibyo navuganye na wa muganga kandi muganga yamaye condition ko nta kintu ndi burye muri ayo mafaranga ubwo wa undi yavuye kuri banki aradutegereje noneho wa muganga nyihagera nsanga batatse nabwiye mu mushoferi ati tugende twirire abantu turagenda none ngenda nabanza njya muri toilette mamagara wa mupfumu nabwiye tumva nkubwire muganga ati rero ati twari tunyuza ahantu ngiye gufata akantu ko kunywa ati ndaje urumva nabwiye ati hari ikibazo mfasha akantu ko kurya muganga urumva tayari condition azishe ati nta kibazo urumva ndagafasha maze ugafata haciye akanya turariye tumaze kurya turahagurutse mu izina Yesu nta muganga nabonye n'abadayimoni arambwira ndababwira ati okay mumereza amafaranga mba nkuyo ya 500 mbanya kubise mu mufuka mbaze kuyakubita mu mufuka fata andi mafaranga nasiganye 150 niyo nashyize kuri banki kandi Satani yategetse ko amafaranga ngomba kuyajyana yose urumva tayari condition zose nazishe nazirangije Satani yamaze kubona ko kiriya kintu ari ikigoryi ni igicucu ikintu nabwiye kizana amafaranga yose kikaba cyanze Satani ubwo ari mashaka izindi strategy ya mafaranga ndayafashe ndayatwaye 500 maze kuyajyana nyagezayo barambwira ati se shagaho ati wahagurishije angahe ndababwira ati none se ati amafaranga nibyo urayazanye arambwira ati rero ati buriya
ati nubwo ubona twebwe bavuga ngo tubikuzimu atariko ati dutanga n'impano ati kandi impano yacu ati biterwa n'impano ushaka atariko impano dutanga ibiturutse ku mafaranga dutanga impano y'amafaranga tuguhera kuri miliyoni 30 kujya kuri miliyoni 600 Pasi wowe wahitamo amafaranga ngahe yahitamo ya nyuma bashaka umva tayari urumva ubwonko bwanjye n'ubunini buri kwisi barimo barabukontorora ariko bukabacika nukuvuga ngo ni nka network rigicika ikongera ikagaruka igacika ikongera ikagaruka nanjye rero byaracikaga bikagaruka ko nta munsi numwe satani yigeze mfata ngo nkomeze ni nacyo kintu cyamuteraga umujinya aravuga ati okay nabwo rero mwama miliyoni 600 niba mwemereye ko mu Imana ate wa mupfumu wabo ati kuma mu mashyi ati miliyoni 600 ati barazikwemereye nkoma mu mashyi ndayakubita we maze kuyakubita bazimu nawe ati yego sha ati gahu ati amafaranga turayaguhaye rwose kumbe nyuma y'amafaranga hari condition zikomeye arizo zazindi bavuga ku gikuzimu ubu ni ngena ninjiye ikuzimu direct ariko bice muri etape ntago ruvuga ngo uragenda hwa n'abantu bose babimenye ko satani agira ubugenge bw'uburyo ayobya none ndangije harambwiye ati amafaranga turayatanga atariko hari icyo bita kuyasasira kugira ngo nayo yandi nyazane ko nagiye nkayazanara ko bantumye amafaranga barambwiye ati ubwo rero ati wowe gende ejo mu gitondo uzagaruka ati uzazana inote enye za 5 enye za 2 enye z'igihumbi n'enye za 500 urumva inote zose za beneri ndazizanye ariko Yesu wabanga satani uzatwara ibyawe umva nzabaho ariko nzabaho mu mbaraga z'Uwiteka Imana ni mu gihugu cyo mu ijuru kuko niyo yantoranyije intoranya mu bagiye bose uyu munsi nkabanyiriho mpari kubw'imbaraga zawe mwami Yesu nukuri pe kandi warakoze kumbambirwa ku musaraba noneho ndangije buracya mu gitondo bantuma n'amadolari 1000 n'amayero 1000 ubwo urumva ni ibihumbi 2 igihumbi cyero n'igihumbi cy'amadolari ufate na ya mafaranga yose 20 28 32 ubwo ni 34 sibyo ra ndibeshye nibyo ubwo ni miliyoni 2,034 yego 20 bya 5 oya 8 bya 2 ubwo ni 28 ibihumbi 4 n'ibihumbi 2 ubwo ni ibyo ni 34 si 34 se ubwo ni miliyoni 2,034 bajugunye muri iyo sanduku nasanze bayiteguye ariko bantuma n'igitambaro cya poperine cy'umweru bantuma na buje bantumye na nuza na parufe buri ikintu bita parufe mujye mukirinda hari parufe z'abadayimoni hari imodoka je nshobora kwinjira nkahita mvuga ngo iyi modoka ni y'abadayimoni ni uyu muntu akoresha maji satanike kuko naye sinye zazo mba nzizi narazibonye ko nagiye kwitambirwamo urumva none ndangije bantumye perfume yamwe igura 27 urajyaneza n'ibihumbi 2 satana tariki iki kintu ntago cyuzuye urumva nza n'ibihumbi 2 urumva ibintu byose sinahuzaga nabo ibyo bantumaga nahitaga mbara amafaranga nabara amafaranga abona aragiye icyo kintu satani ntagishaka ashaka niba winjiyemo injiramo niba kandi utari mu bwo nturimo ariko gusohokamo wamaze kubona amabanga banambwiraga amabanga ubwo ngeze muri condition y'amafaranga n'amabanga barambwira ati ikintu kigiye gukorwa rero ugiye kutuzana igitambaro cya poperine cy'umweru kandi tuzi ko kijya ku isanduku y'abapfu urumva ati urazana na parfait igura 27
iyo nayo ibyo ari byo byose ku bantu babizi birashoboka ko nayo bayitera abapfu. Urumva nari napfuye ntago nari umuntu. Bantumye parfum mbabare guseka arigiye mpita nibuka ko ijuru ryamfungukiye navuga Uwiteka uhabwa icyubahiro. Urumva bantumye parfum nizanira 2 nayiguze mu muki aho naguze igitambaro. Urumva banza n'umuntu aguze igitambaro yagize ngo napfushe nk'agahinja hari simbizi. Urumva ubwo mba ndamanutse na ya madolari mbanutse na ya mafaranga ndagenda ngera ku mupfumu bamwe ati jugunye amafaranga muri iyo sanduku mba nshinguye ubutunzi gutyo maze kubushyingura bashyiraho igitambaro. Ahantu naboneye ko Satani ari umugome